nari nyobe umuhango wo gushyingura uwo mugabo wa mama wacu uyu aza mu itabaro atungutse mu bantu bose bahuzu avuga ari dara umukobwa ubona inzu utamureba uko ushobora kwirukana umuntu uhoye ingeso uje akayikuba gatatu. Rero naje kubivumbura nta mugore uba mubi aba mubi kubera uko bamugenje. Hari habayemwo nyine ikibazo cyuko ubwo umwe atashoboye kwihanganira undi kuri ayo mahane. Bimaze gukomera rero biba ngombwa ko mbona ko ibintu byageze kure mfata agakapu nsohoka mu rugo ndigendera. Imbere y'izi kamera kambanze mushimire yagize neza kwihangana mu myaka 10 ntiyava mu rugo. Yahoraga imbwira ngo nzagusubiza mu rugo rwawe, uzasubirana n'umuryango wawe, kandi nzaguha undi mwana w'umuhungu ku mugore wawe. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe. Mahoro y'Imana bane namwe mwese mukunda munakurikira ibiganiro by'Impanuro TV. Ndabakunda kandi mpora mbifuriza ibyiza, reka mbasuhuze cyane kandi nkomeze kubabwira ngo gahunda zanyu zose mwibuka kuziragiza Uwiteka, byose biraza kugenda neza cyane. Ndi ale Pacifique kwizera Dani, turi kumwe kuri kamera uyu munsi. Nkuko mubibona ntabwo ndi hafi ahangaha, ndi mu misozi myiza y'ahantu runaka, ndi mu majyepfo y'u Rwanda aho bita Astrida, niho merereye ndahantu hitwa Inyarusange mu murenge wa Kinazi. N'ahantu heza cyane hitaruye hatuje kandi ubona hadatuwe n'abantu benshi cyane nkuko ubona handi hantu, ari kubona hari ibikorwa byinshi cyane by'ubukungu, amazi, umuriro, byose birahari, terambere, ariko ikiruta byose hari Imana kuko turi mu rugo rw'umukozi w'Imana kandi ibintu bimeze neza cyane. Yitwa Bshp Vedasta ugira shebuja. Ngire ngo twakoranye ibiganiro byinshi cyane byivuga butumwa, ariko twagiye tugaruka cyane cyane ko yari umugabo ufite icyo bita igikomere, navuga ngo yagize mu rukundo, dore ko aramvuga ati imyaka irasatira 10 ntandukanye n'umudamu wanjye kandi turacyakundana, dushaka gusubirana tukabura inzira, dushaka gutandukana nabyo bikanga, ariko turacyakundana, turasurana, turaganira. Hazamo intambara nyinshi cyane, abantu ntabwo babitekerezaga. Nanjye ejo bundi ubwo nagarukaga nasanze ambwira ati madamu turi kumwe ndetse twaribarutse. Ndavuga ni sibyo bintu nibyo kwihererana. Ngire ngo abadukurikiye minsi yashize twaraganiriye, uyu munsi rero turi kumwe kandi bimeze neza cyane. Murabona uyu mugabo rero yuzuye ko abafitemo n'iseko iziri imbere ka cyagiye arasekaga bya nyirarureshwa byo kujya ngo urabona ko ameze neza cyane. Yesu ashimwe Prophète. Yesu ahimbazwe cyane. Umusozi wose bazi Prophète, ugenda ahagaze ukambakamba ugenesha utubando, umuhanuzi. Wabigishije indimi z'amahanga. Prophète ubu ntibari bazi icyo kubazi ko ari umuhanuzi w'Imana. Ntabyo bari bazi, none mu cyaro. Ariko ntabwo ari mu cyaro. Hano hari amashanyarazi, siko baca amashanyarazi atarahagira kandi ari mu Rwanda. Ndakubeshyera iki? Tuzababwirira abayashinzwe baze baba. Ariko byose bimeze neza cyane. Ariko ku birenze ibyo nongeye kwishimira kubona mama Prophète. Nuko nabanza asuhuza abantu mweze mikoro asuhuza. Ndashaka kumva nijwi rye mbere yuko tunasenga n'ukuri. Yesu ashimwe. Yesu nahimbazwe. Umeze neza cyane. Umubebe ubarasinziriye cyangwa araza kutubuza gukora wanze ugiye kumuhoza? Birashoboka ko yakanguka nyine nkagenda, ariko arasinziriye. Nishimiye kukubona, watwakiriye ruzungu rwose. Mbere twajyaga dora na Prophète nyine tukagenda, niba ari amazi tukanywa, niba ari rindaza akariduha, ariko uyu munsi twariye twanyweye, mbese n'ibindi byose. Imana ibaha umugisha kandi bakomereze imfuruka ntureba noneho. Namwe Imana ibaha umugisha gushima. Imyaka rishize ari ingahe? Ngire ngo niba uyibuka neza ko Prophète aravuga 10, ariko wasanga yaranarenze cyangwa aranayibagiwe ari nabiki. Aya niyo 10. Turaza kugaruka kuri urwo rugendo. Ngire ngo nawe ushobora kumaza imyaka 10 utarabona umwana, iki ni kizere cyo kuzamura. Ushobora kumaza imyaka irenga 10 ko yagombaga gushakiraho utarashatse. Iki ni kigano kiza kuhereza ikizere cyo ibyo byose wabuze mu myaka runaka gishobora kugaruka mu gihe bakomeje gusenga. Nubwo hazamo intambara zimeze gute, icyo Uwiteka yavuganye nawe niyo byagenda gute, Imana
iradushoboza Prophet dushyira imbere y'Imana kugira ngo kino kiganiro umundi ibintu bigiye kuvugirwamo iki kiganiro maze imyaka 2 naragishatse nkavuga nti reka basi uzajye gukora ikiganiro ubwo mutari kumwe ariko byibuze umukundana turebe tukorana ikiganiro hazaba inzira yo guhura bikanga ariko uyu munsi birabaye amagambo ashize ivuga mugambi w'Imana ntiwaburizwamo naho abanzi bose bahaguruka rwose Imana ibifite umugambi ku muntu wayo kandi ifiteho gahunda nukuri katubanze dusenge witwa Imana ishobora byose uri rubasha kuko basha ibyananiranye kandi iyo uvuze biraba iyo utegetse birakomera iyo uvuze ijambo rikurikirana paka urishohoje turabagabo bo guhamya ibyo kuko twabonye ibyo wavuganye natwe birangira ubishohoje uhabwa icubahiro isi yose imenye ko ari wowe Mana kandi imenye ko ari wowe uhambaye tuzamuye icubahiro cyawe kandi kibi cyawe iteka ryose turavuze ngo urera ko kuri Imana yera kandi kiranuka kubw'imirimo n'ibitangaza wakoze byerekana kuri Imana ishobora byose haleluya uri Imana yavuganye natwe kandi ntiwatubeshe biryo twemeje imbere y'iteraniro n'imbaga ingana gutya y'ukuri Imana itabeshya rero washoje icyo wavuganye natwe kandi uyu munsi Imana wacyahagararanye natwe n'ubundi rero tugiye kuganira ugomeze uhagarane natwe imigambi yawe myiza kuri twe kandi ducishwe bugufi kugira ngo ushyirwe hejuru byose byo kuguha icyubahiro nk'Imana yacu icyubahiro kikomeze kuba icyawe mu izina rya Kristo Yesu amen amen Mana ishimwe cyane kandi himbazwe kandi mwese mukomeze kugubwa neza ushobora kwibaza iki kibazo ese koko birashoboka ati mu gihe abantu batangiye kuvuga ngo ntibari baratandukanye niko abantu bagiye kuvuga ntabwo bigize batandukana kuko bahojwe n'Imana bishobora kuba amateka ashobora kuza yenda amwe akajya ku ruhande ariko ikimana afatanije nawe ashobora kugitandukana kimwe nuko icyo yakuvuzeho naho cyatinda kizasohora ntabwo ntekereza ko no kwine waba wizera ugera ugacika intege kuko no gutekereza byazanyura mu zihe nzira umwaka umwe urashize 2 irashize 10 iruzuye nyine ngo Prophet turaza kuganira byinshi gusa nagira ngo mbanze mbwira abantu mwizere kandi musenge kandi mwikwirwanira mubwira Imana ibari barwanirira nibwo ibintu bizakunda nimushaka kunyura hirya mugashaka gukoresha ubwenge tekinike zanyu mutasenze uzasanga uguye mu bintu bibi cyane uyuza kuba warashatse undi mugore bikaye bavuga ati ugiye kuzenguruka mu ngo yabaragiye mu undi mugabo yenda ugasanga ashatse umugore uhabyaye abana gutyo ugasanga bitangiye kuba byose mutangiye kuba kurugo ariko rutari byishimo ariko uyu munsi kuko Imana yabashyigikiye yarabarinze mwe ntimwari kubishobora kuko mwari muri gahunda yayo yo kugira ngo imirimo yayo yerekanirwe muri mwebwe niyo mpamvu bimeze gutya Imana ishimwe cyane kandi nawe ufite byose ibibazo wumve ko nta kidashoboka ushobora kwibaza divorce yanze gute mu myaka 10 ubundi baguye umwaka umwe mutari kumwe cyangwa ibiruka tuyibona ubuzima bugakomeza atari uko abuza abagabo bakubwira ati ngwino atari uko abuza abakobwa cyangwa se abagore beza bakubwira ati ngwino bafite nubwo bwatsi bw'amafaranga cyangwa bafite n'ibyo biki byose ariko ukavuga uti oya hari isezerano mbitse ukabura amahoro ibyo ni Imana ibikora twebwe ntitwabishobora cyane amen yitwa nde rero tubwire umukazana abo n'umugeni mushya mu rugo imyaka 18 mumaranye tumaze twubatse gusa ikigaragara nuko ameze nk'arundi muntu mushya Imana yaremye bundi bushya nabonye keya ziri hano mpita mvuga nti ibi bintu Mana njewe ntiryari uko maze iminsi naho ndi kubwiriza mbivuga wenda ntitugendana nkababwira nti Imana yafashe umugore nari mfite imukora mundi mushyashya imukora mundi kuko nimba ari umuntu uri mu mutekano uri mu mahoro urugo rufite umusekirite y'ijuru rubanye neza rutekanye rukundanye ntago ari ukubeshya urwange rurimo kandi harimo abantu cyagiti cyongeye gushibuka cyatemwe cyangwa yakigashibuka kandi abantu bakavuga ngo ngo se barabivuze ejo bikongera intambara twarwanye mu myaka 10 ntago zagaruka ngo zongeye kudushobora zugo zaturuka ntago byakongera kuko mbere yuko wenda baravuze ngo yitwa nde nawe uraza no kwivugaho ariko reka muvuge yitwa Muyimpundu Chantal kutongeho Cherise Muyimpundu Chantal tubiziranye abana nkamwe imbere ya kamera bose arabizi turi inshuti turakundana nta mutima mubi kandi imbere y'izi kamera kambanze mushimire
yagize neza kwihangana mu myaka 10 ntiyava mu imbere y'izi kamera kambanze mushimire yagize neza kwihangana mu myaka 10 ntiyava mu rugo agomeza arwana n'ubuzima bw'urugo arwana n'abana nuko bagiye ku ishuri ariko nabo mubarebye n'abana basa neza cyane tubyemeranijweho nta wavuga ngo yashyize abana ku mbuga nkoranyambaga bataruzuza igihe yego tubyemeranijweho rero yarakoze kandi muri iyo myaka 10 yashize ndumva nta kirego na kimwe kigeze kingeraho ko ari umugabo winjiye mu rugo cyangwa hari naho bamufatiye nta nibihuha nta nibyo nigeze numva aranditswe ngo umufasha mwiza umuhabwa n'Imana je rero byanjeho kandi murabibona n'umudamu mwiza pe ntabwo yabuze abagabo baza cyakoze amakuru nakiraga nuko harimo abo yashatse gukubitira mu rugo nuko harimo abo yirukankanaga akabaga toma muve mu makuru katsindwa mwe nibyo niyo makuru nzi gukubitira mu rugo nibuka inkuru zaheze izo narazibonye n'ibindi birabyo byaranshanze yego habaye hatarimo satani byaba ari umugambi w'umwana w'umuntu yishakiye ko nta mana ajya muri biriya rero reka twakubitindaho ikintu cyose kigira umwanya wacyo nukuri rero nzi abantu yagiye yirukankana nzi abantu baramuri hagati cyakaza umudamu wawe n'igitsire nta muntu ujya umumenyera baraje b'amafaranga harimo n'uwaje nzi umwenjeniyeri ufite n'imodoka ya tuteri double cabine nziza cyane aramubwira ati kigabo ko cyaho bagiye wowe uri mu biki turi mu cyo waje nka mwamusabye ngo bajyane Gisenyi batembera ibintu byinshi cyane cyakoze nanjye harimo wansabye kumpa Serika Benz ninzigeretse Gasogi hariya Gasogi Kigali ari ntacyo baradahita yimenya ari hizi muntu w'igasogi ufite ubwo bwatsi hanyuma ndamubwira ntabwo byashoboka ntacyo nari navugana n'Imana kijyanye nawe rero nagendaga ku mugambi w'Imana ariko buri munsi Imana ikagenda imbwira nzagusubiza mu rugo rwawe nzongera ngo uhuze n'umudamu wawe bw'umugisha wawe nakuvuzeho zawe nzamugusubiza ari undi muntu naragibaza undi muntu se rero kera twese twari abanyamahanga ari undi muntu ukavuga ati yenda yaragukubitaga n'urugero oya reka nkoresheje ijambo twari abanyamahane twembi icyo gihe ariko akubudamu nyine urabizi ko ntawarwanye n'undi ariko urabizi iyo tuvuga abadamu iteka ryose bashobora kuturusha kuvuga rero twagiraga amahane ateye gutyo uvuze kuturusha kuvuga ari umupasiteri urimo ari umurundi ariko komeza nta kibazo noneho urumva habaga intonganya mu rugo rwacu cyane zitabaho n'amagambo akomeretsanya aremereye hanyuma rero ariko ubu mu mwaka urenga ahubwo banze uyu munsi ari umwaka wuzuye umwaka wuzuye ugarutse tuje guserebura anniversaire bw'umwaka uzi ko ari byo naje mu kwa kabiri ubwo turaza kuvuga ibyigenda nigaruka ari byo mu kwezi kwa kabiri nibyo jo bundi nibwo nagarutse tongera turihuza nta muntu amanama be menshi ikankumisha umunsi mu bindi ni washika muhira kwa muvuga ngo ndarushe umugore yakubaze kibazo cyambere ataragihezo kacavuga ngo wowe uravuga ntuhitsa ndakubwiye abashakashatsi babyize bavuze yuko umugore kugira ngo yumve amerewe neza ku munsi ngo agomba kuvuga amajambo 40,000 ku munsi umwe nicyo gituma uzokumva bavuga ubusa burya si ubusa ibihumbi 40,000 umugabo nawe yavuze menshi ngo agomba guteza kuvuga amajambo 2,000 urumva hari diferanse y'ibihumbi 38 rero ni warambirwa ari hagitangura kuvuga bizohava bigorana urumva ku munsi uyamuhejejemo uyamupfungiyemo ntayasohoye ejo umugize kwa kundi bibaye 80,000 adasohoye hirya yejo umugize kwa kundi 120 umunsi yavuze shahu umunsi yavuze uzogira ingorane akenshi abagabo babimenya ryari iyo hagaze gutora abagabo baza kubumviriza
icyo bakigeze ko umugore bakamuha ijambo bishatse kuvuga rero ni uburenganzira bwabo kuvuga tujye dutuza kandi niho nari nkomoje rero nyine yahitaga ndusha urumva umugani n'abahanga bavuze ko ari 40 njye navuze 2 yandushaka kuvuga kandi ubundi mu mateka yanjye ntabwo nshaka umuntu umbwira ibintu byinshi ntabwo mbikunda n'abagabo ntibabikunda umuntu wasukira oyagiye waranambonye n'imbere ya kamera bajyaga bansaba muri yasaga n'icyo bavuga njye ntabwo nkunda ibintu byinshi sinkunda intambara mu mateka nanga intambara muri make ntabwo nkunda intambara ya satani mba ndwana ibimagije simba nshaka iz'abantu rero ku giti cyabo rero Imana yabikoze twese twari abantu badasebye sinari umugabo mubi nawe ntiyari umugore mubi ariko mu myaka 10 urumva dusa n'abagiranye ako kabazo tumaranye imyaka 7 yego ke tukiri bato dufite abana 2 gusa reka nkwereke kugira ngo bigende neza twere kubijyana tubicamo hagati turobaro bareka tubihere hehe duterure ubundi mwamenye ryari donc kugira ngo twumve ukuntu Imana ishobora guhuza abayo hari igihe mubate twahuye dufite aya mateka mu rukundo twahujwe n'iki kintu kugira ngo tugende tuzamukire muri iyo myaka none tuze kwinjira mu kintu gishobora gutuma urugo rutandukana kandi mwitwe ko mwese musenga sibyo kugira ngo noneho duterurire rimwe ndabizi urasobanutse bino bintu abantu baraza kunyurwa nkunda kuganira n'abantu basobanutse nkawe nirwa njya guseseka nk'ukuri urakoze cyane yego uyu mudamu tujya kumenyana twamenyanye muri 2001 2,000 ariko ni muri 2 so kuko 2001 twatemo tuyinjiramo ariko ari muri 2 bitakungikanya n'uma cyanye bari wuzuye ni muri 2 amakuru ahitaza yuzuye kuko impamvu mvuze 2001 nibwo nari maze kumucakira numva mushyikiriye ariko muri 2 niho twahuye turabenyana byarakugoye ku propose muri 2 yaragifite imyaka 18 19 amaho yego nge mfite 20 muri 2 ushobora kuba uri muvuka icyo gihe wowe ni mukuru mu 2 cyo koze na warufite imyaka 3 4 nkaho ni wari uyirengeje ari 3 kandi okay urumva rero ni kera hanyuma twamenyaniye kwa mama wacu wari utuye ahantu bita Mahembe cyayi kiruhura ugihuye umutware wa mama wacu cyangwa umugabo yari yitabye Imana ninjye yari uyoboye umuhango wo gushyingura je nabaye intwari kera naraga nko imyaka 20 ngiye uyoboye uwo muhango oya nari nzi kuvuga kuva kera imbaraga z'akanwa Imana azimaye nyiri muto ko natangira kujya mu misango y'ubukwe nyobora ibintu by'ubukwe mfite 24 Uyobora imisango ufite 25 25 ubu ngubu nagiye kugusabira abasaza bavanamo ingofero tayari bwo mbonye ubwo Dani yabonye umuntu uzamusabira ubu nagiye gutanga umukobwa kwa kundi usubizanya no waje gusaba ndasubiza ukabura ibyo uvuga ndabizi cyane nuko Imana igende duha abantu nabaye musi mu bukwe bwawe abantu batabavuga ati cyakoze ubukwe bwaryoshye oya wenye ko nabibona ubu tubona ko ari ibyo noneho ubwo nari nyoboye umuhango wo gushyingura uwo mugabo wa mama wacu uyu aza mu itabaro aje gutabara atungutse mu bantu bose bahuzuye ubona inzobe ndavuga ari ndari umukobwa ubona inzobe utamureba uko yare mwiza icyo gihe birenze ubu none ibaze yabyaye 3 mu myaka igera muri 40 arimo arasaza 38 90 banza arimo ikabakabamo noneho mureba ari muri 18 19 inzobe yaka wabonye hari wonye inzobe itagira n'amavuta ayunganira itabama gaheri noneho yarateye ukuntu yagagenda yanaje kunsura inabahungu bakambwira ati jya umugenda inyuma kira kibuna atazagita mu muhanda yarateye ukuntu genda kagira ngo ari bugite rwose ari ukubeshya rero mubonye nanjye nari umustar uraho nari umustar naranamenye ibyo gusenga ufite amashagaga nari umustar kandi musore w'ibigango banyitaga iboga ari raho kabisa rero mubonye ati yo ndamufata gute kobwa mwiza pe ubwo tutangira ngo gushyingura nkukora ariko hari wijisho ririho ufite amayide menshi kuvuga ati nkunde dushoje ndamubura aho agiye ndamubura ariko ntinya kubaza ndavuga se ndabaza mbaza ngo iki ndabaza ngo wa mukobwa umeze uko ndaceceka ngize amahirwe ku mugoroba twashyinguye aragaruka ngana akantu katumye ndasa agaruka afite agati k'isabune n'icupa rya peteroli
arabizana ahereza umukecuru avuga ati agapeteroli mucane ko habone n'agasabune muzafurisha mama agama mama wacu tavuga ni wa mukobwa ntasanzwe tumukazana yabone ntasanzwe yuguye rero ndangije mpitamuherekeza ndamuherekeza nk'umuntu ari uraho mugeza ku irembo mu rugo nihe arahandangira witwa ngo iki arambwira mubwira ko nzajya kumusura ku cyumweru ubanza ari kwa gatanu twashyinguye hacamo ku wa gatandatu noneho ku cyumweru rero njya kumusura ngiyeyo nsanga ngo ntahari ngo sinzi hano rero yagiye ubona mutaranavugana ngiye ndicara ndamutegereza ndambona naratinze telefone zitaraza neza abasore biyo minsi zitarabaho ariko agibanza nari nyifite icyo gihe nari nyifite telefone muri 2000 je muri 2000 nari mfite telefone ya ntuza bagore beza bahitaga abagore beza ya MTN ya Nokia nako Nokia abagore beza je nari nyitunze muri 2000 y'abantu basuhuzanyaga ngo ndibuka najyaga ngira pochette yayo nyikira hano ngatebeza iraha hanyuma nkashyiramo reveille kugira ngo ize gusona ngeze mu bantu nkabiregera nkitaba ubusa kugira ngo abantu bantinye nazafunguzo zashegeraga imfunguzo nabonaga ariko pochette nayitwaragamo iyo telefone y'abagore bahitaga abagore beza Nokia barayiza abantu hanyuma ngira ari nyifite ariko icyo gihe tumenyana siyo nari nyifite akitwaga Alcatel yego nazo zaraje gajyado nabamusiri mu kera nari nunze yitwa Alcatel hanyuma ngiye gutaha ntirambiwe nigendeye numva ari kumanuka azavuga numva ijwi niwe kore namwumvise imisonga mu mutwe iramanuka no mu birenge gurira ku irembo munsi igiti cyavaka cyari kiri iwabo turavugana turi kuganira akavura gahita kagwa gakeya kagwa tujye tusubire mu rugo ubwo ndi kumwe na mukuru wanjye kwa muri umunange kwa mama wacu nawe ari mu kuganira na murumuna w'uyu wundi wari uhari murumuna wo kwa nyina wabo niho yabaga kwa nyina wabo kuko ubu ni imfubyi nta se na nyina wundi yagiraga yerezwe nawo kwa nyina kwa banyina wabo rero birangire ndamugana twigumire hano tuvugane akavura gahita navuga ndakana kumugisha kano kavura kazaduhindukira umugisha kano ni kino ni ikimenyetso ikimenyetso cy'uko Imana ibavugisha bino bintu kangu yari gake gahita turaganira rero baraduherekeza dutangira ubwo tuba inshuti gutyo naho byatangiye ntabwo yiza kugora ngo ujye kugira gutyo yarangoye yabanje kujya nyangira nta basore nkeneye sinkeneye akavuyo k'abasore we yaranasengeraga muri ADPR gira ari igipagani kamwe ati oya mu bantu badasenga ngo muri n'abasitari reka ariko umusore mwiza kabisa ujyo moye arabanza arangora cyane ikiro cyangoye nari ikirara icyo gihe nari ikirara kandi menyera ibintu byo gutereta kongera no kuhamya twaganiriye nari menyera ibintu byo gutereta kandi we no kumukoro bitari byemewe ntabwo byari byemewe twaje gushwana rero umunsi umwe nashatse kumusoma cyangwa umukore no kwibera ukuntu turashwana arajyaga byatari ahita ngatira burundu murashatse kumusoma ku ngufu rero banza twarameze amezi 6 twararekanye ariko nza kumva rwose nakoze ubuvuga n'amafuti menshi cyane njya n'ahandi kwiteretera nuko rero aravuga ati naho abakobwa batabasha nagiye ahandi ahubwo uwo mukobwa ntago ndi bumuvuga amazina kubw'umutekano we yarashatse kandi nawe arabiza natuye hafi aho inaha hanyuma umukobwa tugeza no ku kigero cyo gushaka kubana tubishyiramo ingufu imiryango iramukunda umunsi umwe rero ansangana na mubyara we ahantu dusomana duhagaze mu kayira ahita gatira burundu aranyanga faza aradeteyituye hasi nuko ahita ngatiye rero ko ari bombe mpita mbona yuko n'ubundi ante n'umujinya mpita nsubira gusaba imbabazi kuri uyu ati n'ubundi amakuru ntari buyamenye nsubirayo njya gusaba imbabazi ahita zimpa ubwo twuzuye imyaka 5 kugira ngo tubane 2005 nibwo twashakanye 2005 nibwo twabanye mu myaka tumaranye imyaka 5 ubwo ugenda muri yanza niho kwinjira inzira y'agakiza se baba bisa naho rero wajya nkatishamo kuko ubundi muri iyo myaka 5 twabanye ntarakora ku ibere rye ntaranakoma ku kibuno cye ntaranegereza umuntu wanjye ku itama rye kandi ubwo urumva warabicaga bigacika ahandi nkagenda nyine nkabyica bigacika ariko namugera hande nkiyororeka ntama w'Imana dore nguye ariko yarabizi barabimubwiraga ati nigica akavuga ati ni akazi ke ndamukunda nta kundi rero tuza kubana ariko tunabana mu buryo bugoranye imiryango isaka kubirwanya biba birebire cyane ariko birangira tubanye magambo make rero
turabana tugeze mu myaka nyine 7 nihuse ubwo byagiye bamo hagati two kubijyamo ntibyaba byiza atangira kuzamo ubwo 2005 nkimara kumushaka nahise nkizwa Imana itimpamagara ntangira gukorera iki Imana muri rwo gukorera Imana rero hazamo abakozi b'Imana bita abakozi b'Imana batangira kudusopanya mutaranabana oya mukibana tukimara kubana batangira kudusopanya vuga ngo guhera 2007 nibwo nari maze gukomera noneho mu bintu byo gukorera Imana uko ngenda nkomera niko bagenda badusopanya ubuhanuzi bukaza suwawe biba birebire uburyo n'abantu baba yobozi b'amatora bamwe babyinjiyemo biba birebire rero birakomera bimaze gukomera rero biba ngombwa ko mbona ko ibintu byageze kure mfata agakapu nsohoka mu rugo ndigendera ariko mu buryo bwo kugira gute kubona amahoro gutanga umutekano n'amahoro abana noneho kugira ngo wagende reka mureke arera abana ngewe ngende kuko asari ugeze kubigerageza ashaka ko kwigendera abona bitameze neza ariko mbona bizaba bibi nimba ari usigara mbarige rero ufata umwanzuro ndasohoka ndagenda ndibuka njya kugenda nagiye mfite utwenda mu gashashi mu kapu bita nzaruhahira muri iki gihe kishashi niko natwayemo utwenda 2 nari mfite n'agakweto kasa nakacitse ngenda ubwo ariko twe twaramaze ubwo gukena tukimara gushakana twatatswe n'ubukene bukomeye ari uratanze bwa buhamya bwo kwirirwa mpingira abantu mpingira ibijumba ngira gute n'ubuhamya numva nashyize kuri YouTube buriho hanyuma rero ubwo bukene bwaranumaga tubaye mu buzima bukomeye cyane ngenda ubwo nagiye muri 2012 usiga ibibazo ari byinshi twari tumaranye ubwo imyaka 7 birumvikana 2012 ngenda ubwo mpera Nyanza njya aho bitaga mu isoko Imana inyota nkorera mu murimo w'Imana ariko nibikomere byinshi ariko Imana igenda giye ibana nanjye buri munsi igenda inzamura tudatinze rero tukajya gushaka kwihuza bikananirana hakazamo Satani akabyitambika tugeza ku rwego no dufata umwanzuro wo gutandukana tubiganiraho arahari nguyu dufata umwanya turabiganiraho tuvuga nuko tuzatandukana turabyemerana utaragira ngo nashaka kumumpera mikro numva arakanshaka kumubaza gato mbere ko dukomeza ngo nashaka ko tugaruka muri ibyo bihe byo kumenyana nawe mama bebe rwose reka nakoresha iryo zina cyangwa mama profete rwose tubwire we aza mbere yuko yenda nizo ntambara zose ziba n'ikintu cyatumye nduhitamo kubana nawe kandi barakubwiraga ati uyu musore ni igikuke ajya handi hantu hari ukuntu umuntu rero azana inkuru akayizana yikubise ibirungo kugira ngo nigira kugomba kuyakira aze kumva ko ari imperuka imugezeho kugira ngo ahita ahindura inzira tubwire wowe byagenze gute kugira ngo uje kubana n'umuntu akubwira ko amateka ye gutyo na gutyo nibyo bintu byabiraga kukugeraho utubwire ikintu cyatumye ushikama mbere yuko yenda dukomereza uze kutubwira iyo nzira yose yenda uko wumva bimeza ibyo wibuka utugirira aho hantu mwice mukagana mukavuga ati reka dutandukane kandi mwari maze kubyara kabiri nuko namukundaga byonyine icyo ni igisubizo kimwe kirimo byose kumubona kuki utigeze ucika intege urumva byakugeragaho wakoraga iki kugira ngo abo bantu yenda niba batazagara kubikubwira cyangwa niba bakoreka kubikubwira uzumve ko ari ibintu nyine kameme by'amagambo kandi niyo byaba bihari ukumva ko umukunda nta kigomba kuganza urukundo ukunda ubu ngewe ubundi ntabwo nkunda ibintu by'amabwire ntabwo nkunda umuntu uza ngo ambwire ngo ibi n'ibi umuntu yambwiye ngo ibi n'ibi nanjye ndigenzurira iyo nigenzuriye nkasanga ari byo ubwo nimba ari ikibazo cyavutse turabiganira ndakubwira nti ibi n'ibi ko bimeze gutya kandi nanjye nkaba mbifiteho igihamya bimeze gute waba uri umuntu uca bugufi ukambwira uti koko byarabaye ariko mbabarira ubundi mu buzima mu mutima wanjye bamwe imbabazi nyinshi ntago yangira ibintu by'imbereka cyangwa by'inzika byo kubika ibintu yego niko nteye reka nkubaze ikibazo rero uziko mwashwanye amezi 6 kubera ko iyo mezi 6 numva yaje no kugerageza handi byanga byemera makuru ntari kura kukugeraho ariko mu gufata umwanzuro wo kubana kandi abantu babahanurira ati ntimuzabana cyangwa barano kubana bigakomeza gutyo
kugeza nubwo asohotse mu rugo tubwire ishusho y'icyo gihe utubwire kugira ngo bibe n'inama ku bandi bantu bitegura kurushinga cyangwa se n'abarurimo uyu munsi bashobora kwinjira mu ntambara zenda gusa n'izanyu cyangwa se benameze kimwe. ubundi cyambere ni urukundo. ubundi buriya iyo ukunda umuntu nta kintu gishobora kubatandukanya ngo mutandukane burundu. intambara zibaho, ibibazo bikavuka, ntabwo abantu babana nta kibazo kivuka kuko ntabwo tuba turi mu ijuru cyangwa turi abamarayika. ariko iyo ukunda umuntu ibintu byose bikaza bikabazenguruka bikabagota ariko bikageza aho bikarangira. kubera iki? kubera ko umukunda. impamvu rero ngewe tukiri abasore ibyo byose byangeragaho nkituriza. ubundi mu buzima ntabwo nigeze mbasha ibintu byo gutendekeranya abasore. uyu niwe twuzuye kuva ndi umukobwa kugeza dushakanye. ntabwo nigeze ntendekeranya ibintu by'abasore. sikomeze nka Teofile wacu. ubwo rero iyo nza gutendekeranya abasore nkabona iki kibazo kiravutse nanjye nkavuga nti reka mureke nanjye njye gushaka undi dukunda. siko batari bahari batanyirukagaho ariko ntabwo nzi gutendekeranya abasore mbagerekeranya ngo mwaze ngo ndagukunda n'undi aze ngo ndagukunda. ntabwo ibyo bintu nigeze mbikora, ntabwo nigeze mbigenderamo. ubwo rero niyo mpamvu twahuye n'ibigeragezo nk'ibyo byo kuvuga ngo ajya mu bandi bakobwa n'ibiki ariko bikarangira tubanye. nuko ntigeze njya gutendekeranya abasore. reka kunganire cyangwa reka ugeze mikoro hejuru kugira ngo byumvikane neza. ibyo ikibazo ngiye kubaza rero ni iki gikomeye. urumva mwese mu by'ukuri yavuze ati yarazaga urumva habagamo kutumvikana, urumva barakubwiraga warabyumvaga, yarazaga yenda yanagiye no mu bindi nibyo boneye n'amaso hakabaho kugira ngo muse nkaho hazamo gutongana nkuko yenda twajyana nazo ati yageza kumbwira nkumva nyine nkabona hazazamo ibintu by'amahane bitamo gufata agakapu ndigendera mu buzima bubi abugusigamo birarangira aragenda binyura nubwo mwemera gutandukanywa neza. tubwire iyo ntambara wayirwanye gute, wayinjiyemo gute kugira ngo wemere noneho ko rwa rukundo ruganzwa ukabona ko nta kindi gisigaye usibye ko yagenda nawe ugasigara amahoro agashakwa mukazajya muhura mu muhanda ariko mutakiri kubana kugira ngo amahoro aboneke. ubundi rero ni ukuvuga ngo nubwo mwanzuro twawufashe ariko ntabwo twawufashe kuko njye namwanze cyangwa se we wenda yanyanze ariko twabonaga nyine nta kindi gisubizo. twavuga ke nta nubwo twanavugaga ngo dutandukane ngo tugire gute ngo umwe atandukane n'undi ku buryo atazajya avugisha undi cyangwa iki. oya ntabwo ari uko twari twabipanze. twari dufite ukundi kuntu twabipanze ariko ntabwo twari twapanze ngo umwe agende ahereyo undi agenda aheriyo. twari twabipanze ko rwose nyine yigumira iyo ngiyo ariko nanjye nkaguma mu rugo nkarera abana. ntabwo twari twapanze ko nzasohoka ngo ngende nawe asohoka ngo agende urugo rusigara ari umusaka. ikosa wishinze mu byo kugendeye kugira ngo iyo myaka yose ishire mutarongera guhura ni irihe? we iry'umushinza ni irihe? ese mwarihuje gute murikemura gute kugira ngo uyu munsi bibere n'isomo abantu badukurikiranye? gusa nk'uko yabivuze twese twari abanyamahane pe. ubwo nyine nta fune nta mujyohe. hari habayemo nyine ikibazo cy'uko ubwo umwe atashoboye kwihanganira undi kuri ayo mahane. wowe ntiyashoboye kumwihanganira nawe ntiyashoboye kukwihanganira. ubwo rero aho kugira ngo nyine nsohoke ngende ntabana mbamutane we yahisemo kugenda avuga ati oke kangende noneho wasigare arera abana kuko jye sinafata abana ngo nirirwe mbazengurukana. nta kindi kibazo numva cyaba cyaravutse. ariko mwarahuraga ndabizi zigambwira ati twanamusuye turasurana turahura tukaganira no gusubirana nitubishaka tuzasubirana nuko yavugaga. ariko enda ntituri bitindeho cyane ariko yakomeje kugira cyako tukivugiramo kugira ngo nze kumva umwanya uhagije. wahuye n'ibigeragezo byinshi urumva ubuzima bwagendaga bwendera ukagenda wevoriwa iterambere Imana ikagenda irizana amahoro mu mutima akagenda aza. ati hari n'uwaje afite amamodoka ariko uravuga ati stop
imbaraga wazikuye hehe? Ese nk'umugore yenda uri wenyine uri mu bihe nk'ibyo wahozemo, kugira ngo ubashe kunesha ibigeragezo nk'ibyo byose by'abagabo baza, abasore baza bakwizeza ibitangaza n'ibindi nk'ibyo byose, kugira ngo ubashe kubinesha, kugira ngo icyo Imana yakuvuzeho umugambi w'Imana utazayoba, wakoresheje ubuhe buryo? Ese wabwirwaga n'iki? Wamenyaga gute ko uwo muntu aje atagushakira ikizima ku buryo n'umugabo mwabanye yaje ukahita uvuga ati igihe cy'Imana ni iki ngiki? Icya mbere nasengaga Imana, nari umukirisitu-kazi, n'ubu ndacyariwe kandi uzahora uriwe, nzahora ndiwe. Icyo nicyo kintu cya mbere cyabimbashishije. Ikindi cya kabiri cyabimbashishije ni ya kamere yanjye yo kutabasha ibintu byo gutendekeranya abantu no kutihanganira ibintu by'amafuti n'utuntu, gutendekeranya abantu ngo umuntu aze ngo ndamukunze, undi ngo aze ngo ndamukunze. Icyo nacyo ni icya kabiri cyambashishije kwihangana nkatsinda ibyo bishuko byose. Ubundi buriya byo kuvuga wese ubundi umugabo araje ngo nzakugirira gutya none se wabyemezwa n'iki? So nta ubona ko ujyanye ku Gisenyi ukavuga atakwereka amazi se sinyazi, akugurire wa Gisi, reka akufata akukubita ifi n'ifiriti, ifu yisomeza inkoko buriya uzi. Reka mu bigeragezo byanjye rero nanjye igitenge narakiguriraga. Wagisi cyane rwose, narakiguriraga kandi niyo fi nari kuyihaha nkayirya. Nta kintu rero. Ubundi ikintu Imana yankoreyeho ibitangaza, ntago ibintu by'amaraha ntago mbikunda, ntago byanshitura. Nawe hari igihe yajyaga ambwira ati ngwino tujye aho harimo gasipiyaje y'amafaranga menshi, kandi wagashaka kuzana ibintu byo kuryoshya, ukatumubwira ati reka sha ayo mafaranga uvuga twajya gukoresha ibyo byose, gusohoka kugira gute, bihaha ubizane tubiteke. Nanjye nzi guteka, ubuno nzi guteka. Sinumvise se urukarangwa ahangaha, bihahe tubiteke, urukarangwa usanga hariya ku muhanda. Bihahe ubiteke tubirye, n'abana babirye. Urabona ntago turi busohoke ngo tugende abana ngo tubashorere bose, bihaha ubizane tubirye n'abana babiryeho. Ntago rero ibintu by'irahange mbikunda. Umugore mwiza ntago mbikunda pe, si ukwishushanya si no kwiyoberanya. Oya, umugore mwiza umuhabwa n'Imana. Kakavura kaguye cyagiye ko kaciye impaka nuko. Ntago ibintu by'iraha mbikunda. Ibyo byose nibyo byagiye bimbashisha ibyo bigeragezo byose. Hari cyara TikTok itaraza nuko noneho ubu tuvuze gutya, yena abantu badukurikiye baraza kurushaho kubyumva cyane, kandi kugira ngo abantu bamenye iby'ubwenge binatuma Vedaste yariciraga agatekereza. Burasuko atajyaga gufata umwanzuro, burajyaga kwemera akavuga ati ibi bintu, ariko agakubita umutima akavuga ati nyamara hari icyo Imana yavuganye nanjye. Vedaste tugera twungikanya. Prophete fasite mikoro aho ngaho kugira ngo dukomereze muri uwo mujyo wo ku munsi mwebwe mwicaga mukavuga ati reka dutandukane, aho twari tugeze yena n'ibindi ndavuze mwunganire. Ndashaka ko twumvikana kugira ngo tujyane ku kintu cyitwa imbaraga z'urukundo, n'ikintu bita kureba hirya bijyanye no kubona hari ibintu bitagikunda mu maso yawe, ariko imbere y'Imana biba bishoboka, nta kinanira Imana, byose birashoboka. Mu mateka namenye nanga umuntu wadevurushije agashaka undi mugore, ntago mbikunda. Yego, ku buryo nigeze no kubishwanira n'umubishop umwe, twakoranaga umurimo w'Imana, divorce n'umugore ashakana n'undi, bitavuga ntago nakongera gukorana nawe. Noneho bine mu byamotivaga, ariko se nimara kutandukana n'umugore ndahita nshaka undi, ubwo byanze bikunze singumaho, ubwo ndaba nguye muri cya gitego, muri wa mutego wuko nanjye nadevurushije ngashaka. Ubu nzongera guhugura abantu gute ko gutandukana n'umugore atari urupfu? Ese ejo mbaye pastori nzatinyuka gusezeranya abantu babwire ngo muzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse? naradevurushije. Ariko nanibaza aka kantu mite nkagarukaho, ni gute umupastori wadevurushije agashaka undi mugore asezeranya abantu akababwira ibyo bintu? Ngo kiriza yakuyeho kirazira. Oya, mu nzu y'Imana ntabwo ibyo bintu biri, byo ni muco wa Kinyarwanda, kandi Kinyarwanda no mu mwuka ntibihuza cyane. Rero biri mu bintu byanteje ubwoba. Kabiri, hari ikintu yavuze ngo byabimashishije, yavuze ngo kuba yarasengaga
no kuba adakunda amaraha ariko genda bizi ko nkunda no kuba yarankundaga cyane biri mu byamubashishaga icyo cyose akavuga ati giye mfite umuntu umwe nakunze ko ndibuka yampaye akantu akiri umukobwa hari akantu yigeze ampa utuntu bandikaga bagashushanyaho utuntu bakandikaho utugambo n'imitima ya urakoze umukunzi wanjye nkunda kandi bifuza amahoro arambwira ngo kari kanditseho ngo umutima ukwanga uri kure nk'ukwezi n'ubwo ndajya nkibuka rero iki kintu yakivuze kimurimo umutima ukwanga uri kure nk'ukwezi nuko kari kanditse amaprofeti iryo jambo warikuye umukobwa witondaga gutyo mutoma ko numva atari yarakabaye numvise rero irapasha akakuye mu ndirimbo y'impara si busy no wose wamusubije akahe urumva buriya rero abagabo reya sinzi ukuntu tunaremye abagore baradukunda cyane ariko abagabo ceceka mbikuvuge nimba utanashaka abagabo dukunda abagore cyane oya abagore buriya nibo badukunda cyane niyo twabahemukiye bo barihangana abagabo nta kwihangana tutunga burya niko bigenda kandi humvisha bavuga 38 tukavuga 2,000 by'amagambo ariko nashatse kukubwira uburyo bo badukunda bagira umutima w'impuhwe cyane uzarebe umugabo asindira mu kabari umugore akajya kuhamutora yasindiye batasangiye ariko se ngaho umugore nasindireyo urego umugabo Imana tureme uwo muntu aba cyitwa umugore kabimenyereye umugore wasindiye mu kabari urugero gira guhaye biyerekane ko badukunda kuturusha noneho no kuganduka rata no kuganduka ibyo ni itegeko ry'Imana ahubwo niyo mpamvu utaryubahirije ahubwo acibwa rero no mu mateka je mbiziho ko yarafite urukundo ruruta urwo namukundaga je nari mbizi wowe nuko rero warusagije ahantu henshi yarankunda kurumva gere narunyanyagisha mu bantu bose ndagukorera gukunda we rero akankunda ndumwe narihariraga umutima we je narawusataguye mu tuntu twinshi urumva rero yarabimbwiraga nkumva biramfashe ariko je nkayira muri ndagukunda nanjye rero mu mateka reka nkubwire ngo Imana yahoraga imbwira ngo nzagusubiza mu rugo rwawe uzasubirana n'umuryango wawe kandi nzagunda umwana w'umuhungu ku mugore wawe nkumva ntibibaho fata ko umunsi njya nimuka nza hano mvuye ihuye ko none ntuye urabyibuka nari maze gupanga kujya i Kigali gutura iyo byanarangiye n'inzu bayinshakiye naho nari gutura ni hano reba uzamukiye kuri Ruriba umudugudu urimo hejuru Norvege ikarama niho nari ngiye gutura banshakiye n'inzu naho nzacururiza ko nashaka no gucuruza byari birangiye nari mfite amafaranga muri iyo minsi inkumi z'i Kigali ntabwo wakuzici noneho yo natura Norvege isengesho ryawe ukuntu Imana yandeviye ukatugatira ntabwo ushobora kubyumva mu minsi 3 nibwo nafashe umwanzuro wo kuza hano inzu naramaze kuyibona ncegeje kuzajya kuyishyura iminsi 3 gusa mbirota mu nzozi ijwi ry'Imana riransanga arambwira ngo usubire iwawe ujye kunkorera irambwira ngo subira inyuma utangirire hasi ko ndashaka gukoresha ibintu bikomeye kandi nzabigukoresha uri kumwe n'umugore wawe utari kumwe nawe ntabwo nshaka gukoresha bizakunda noneho nkajya nyibwiye se ko twahoraga dutongana uzi ko ari umunyamahane nzajya ngukora gute naraye ntongana irambwira ngo ndamukuyemo undi muntu humura genda kandi uzankorera ufite umutekano pasi si ukubeshya n'abankurikiye nimba hari umuntu ufite umutekano muri kino gihugu ndimo nyuma ya Perezida wa Repubulika umutekano w'urugo ndimo urimo abandi simbazi yene umutekano mvuze ntago ari w'igihugu gutyo w'igihugu ndawufite ariko uwo mu rugo ndi mu bantu bafite umutekano wo mu rugo none Imana natugiriye neza urumva twibyariye bake dushoboye no kurera tugize 3 abahungu 2 n'umukobwa umwe mwabese muboneza n'urubyaro birumvika twarubonerejemo tutabizi kumva mbere arushuwa 5 yana marusho nyine hagati harimo wari warapfuye hagati wa mbere no wa kabiri harimo wapfuye w'umuhungu mu buhamya bwanjye ni nongera kuburambura nzabikubwira n'icyamwishe reka tubivuge oya naga bwaba ari ubuhamya burebure ari ubundi buhamya bituruka mu ihamagarwa ryanjye urumva rujyahita bituruka hirya nze mbivuge uko nyagiye guhamagarwa mu kugundagurana n'Imana imbohera ahantu iminsi 3 ndisha umunwa nk'imbwa inyambura akazi kose mu gihugu nkabimbwa kanyenesha yes yanambwiye ko ugiye kunyambura ikintu nkunda mu buzima kuruta ibindi yari uwo mwana rero ko niwe muhungu wa mbere nari imbyaye naramukundaga bitabaho
imunyambura muri iyo gundagurana kuko ndibuka ko nagiye gusaba Imana ngo arimo mbona yarangiye ndavuga nti munsubize rwose nabimenye ko ari uyu kore nabihanuriwe n'umuhanuzi twa Philibert sorry yego Philibert wari waturutse mu bibare i Kigali ansanga aho bita ku Gisagara arabimpanurira wanda hadahazagamo ibintu byo gukubitana n'iki byo yes nibyo ngibyo rero urumva yagiendeye muri ico gihiriri cyo kugundagurana n'Imana rero nyumiza kunshumbusho ngo ufite imyaka 12 imumpa imbwiye ko azanezeza imitima yacu kurusha uwo nguwo yatangiye guhanura afite imyaka 3 uwo mwana 3 yaraduhanuriraga gute rero mwana imyaka 3 sabavuga abana banje bavugira amezi 9 dore ngo 9 umwana wanje abavuga ibintu byose adategwa ajya kugira umwaka rwose akubwira neza ijambo ryumva 3 yatangiye ubuhanuzi yarahanuraga akubwira ati yagiye kubiki kuri wowe nta nubwo byamaraga icyumweru hanuraga ubuhanuzi butarenze iminsi 3 kuko ndibuka umugabo w'Inyanza n'uyu munsi barabizi igeze kubwira yaragiye gukora mu biryo ari kurya aho nabaga kuko kazaga kundeba Inyanza aho nabaga tukabana kagiye gukora mu biryo ati hafi utankora mu biryo utakarabye ati nyimye ifiyiti yawe uya yinyimye ati nujya no mu mujyi imodoka yakugonga amubwira gutyo umugabo ati rangonga gute bari bakazi rero ati ngwino koremo uramenye amaze gukora amati ntago ikugonga ariko iragushyunika urumva yarafite yerekwa yagiye hano ku mugonzi imodoka imukubita igitsi buri muta mu muferege ntiyagira icyaba ariko iramusunika kuko yamubwiye yajyaga atubwira ati muze kugura buji umuriro uragenda twabipinga ninjoro ukagenda ntugaruka yatubwira ati muvoma amazi menshi amazi azamara iminsi 3 agaruka tutayavoma nyine tukayabura iminsi 3 igashira mbega yahanura gutuntu turaho twatundi twabana ariko ubona biza bikabukata wikangamo noneho kajya gutya agaseka ngarika nka marayikanga bahagaze ara hejuru hakora iki akatubwira utuntu nk'utwo bamusigira nk'ibiryo habwese bya biryo urabiri urabimaze nabiri yegenye nese marayika naje tukabisangira kumva nakana ukakarimo ibintu by'Imana kuntu yego n'uyu munsi umukozi w'Imana witwa Eric w'imuhanga ujuza gukora umurimo w'Imana no ku rusengero yarambwiye ngo ndashaka kuzajya gusura ngo Eric ese kubera iki ngo nabonye ari mu mwuka w'Imana rero bashaka kumusura mu bigende bite ngira ngo azanshiremo nanjye amavuta ngo nkari yafite afite imbaraga uwo muhungu afite ukuntu iyo abwiriza mu iteraniro afite ijwi avuga abadayimoni bakabwejagura atasenze ubuntu bw'Imana buba afite imbaraga zikanga abazimu mu iteraniro nacyo kintu tumuziho cyane naho guhanura byo twagereka nanjye arabizi nta kubanuzi nanjye arayamandika ariko uwo mwuka arawugira waravuga gusa mu iterana abadayimoni bakabweja abantu bagatanya kwikubita hasi bakabwejagura bakituragura hasi atanasenze atanatunze ikiganza abwirije gusa arimo avuga rero ngo niyo mavuta yashati nashaka zankiramo nanjye uriya mwuka arajya ambwiriza abadayimoni bagapfa ati ubundi nkagira n'ubuhanuzi ambwira ngo nzamujyane ikanyarira mushyiremo ubuhanuzi rero ni muri urwo rwego ndashaka no kugera mu kugaruka kwanjye nagarutse numva bimeze nk'ufite impungenge ngo bwari bwa mbere mugerageje uno mwagerageje gutandukana byahagaritswe n'iki ese inshuro mwagerageza kongera kwihuza byo byabuzwagamo n'iki kugira ngo twumve kuri inshuro kugaruka inshuro twageragezaga kwihuza twarabivugaga nkamubwana akamwana nanjye wabyangaga inshuro nyinshi abaganira karaka sinshoboye intambara sinshaka kugaruka mu ntambara neka nikorera Imana nta kavuyo kandi ongera nkikanga intambara twabagamo hanyuma rero inshuro uvuze ngo twashatse nko gutandukana twanapanze rwose bya divorce tubigeramo tuvugana uko tuzabigenza hanyuma turi kubitegura nibwo namutunguye mwongeye kubitegura bwa nyuma na nyuma ndamutungura ndamubwira kubera umwuka w'Imana agomezaga bimbwa ariko yansabaga ko twasubirana nkumva ntabwo birazamo bitamutungura ndamubwira rero genda shaka kugaruka ntiyabyumva kugaruka ati ndashaka kugaruka tuzabaha naha tuzatura kugaruka se umva kubyakira birimo biranga ntabwo yabyumvaga hanyuma ariko urumva Imana yarampinduriye ubuzima mfite amateka izirane babonye muri salon nazigiragaho nabaga muri ayo mageto amateleviziyo nari maze gutera imbere bitanda byiza amamatera ahenze bikirari mbifite biri aho ngaho mbega nari maze kugira nk'urugo rwuzuye amasafuriya amabasa amasahani
ibintu byinshi cyane masoro nari mbifite urumva njya nakuza nazanye imodoka yuzuye ibintu na shitingi twikiriye nazanye imodoka yuzuye ibintu rero mubwiye ko nzaza ndamubwira ni oya ntago hariya mu rugo ibintu mfite ntibyakwirwa arabanza arazana nansura arabireba areba uko bimeze arambwira ati nimba wumva rwose noneho Imana yatumye ucururuka ni karibu ujye nta kibazo ngufiteho uhora ari karibu yego nawe yatunguwe no kubona imodoka izanye ibintu ubundi yarambwiye ngo imodoka ni izanye ibintu atarabyumva yabonye izanye ibintu ndyamye hano ndaye aje turaryama avuga ati ifata bya bintu ari byo ntari kubirota yumvaga ari inzozi tugiye kurota ijoro rya mbere nabanga ijoro rya mbere ry'ubukwe niko benshi njyamo nabiravuza ngo ijoro rya mbere ry'ubukwe byari bimeze gute imyaka 10 utarara ariko pasi uri umusore wibaza abantu ko buriri bigenda mu ijoro rya mbere numara kuvuga ko nzagusubiza icyo kibazo mu ijoro rya mbere zose aho ngaho ijoro ribahe ijoro ry'umugabo n'umugore ribahe mama Prophete mbabari urumbwire kubera icyo utabyumvaga kandi mu by'ukuri wari ugishidikanya akavuga ibintu byanze kera ubu ngubu ntari bwisubire tubwire n'ukuri tubwire iby'iryo joro by'uwo munsi wakurutiye iyindi ubwo wabonye ukunda koko wabanje kwishima mbaze impamvu ntazi ko turi bunane mbona araje yo kabaho nyine byarantunguye ariko rero nanjye Imana yarabimbwiraga ikibazo bizaturuka yarabimbwiraga yuko azaza yarabimbwiraga ariko nyine twe nk'abana b'abantu twari twipangiye nyine byacu ariko buriya imipango y'abana b'abantu ntabwo ariyo y'Imana kuko buriya Imana na nyuma ya zeri irakora noneho kuki utabyumvaga kubona ageze hano kuri nubwo batera yindaze ugera hanga byanga byemera ubwo bwariza bujyana nimugoro kavuga ati rundi mu mukanya ari bugende ntago oya ntago ariko nabitekerezaga ngo mukanya ari bugende kuko urumva yaraje ukanagira ntabyumva ariko nta kibazo cyane uwo munsi byakweretse iye shusho ese byongeye kugaruramo ibihe bitekerezo nuko kwizera kundi gushya byaremye muri wowe bijyanye na message wahereza abantu badukurikiye nyine no kuvuga ngo kwizera kwariyongereye kuko nabonye yuko nyine nibyananiye abana b'abantu yo irabishobora kandi buriya ikintu nabwira abantu nuko kwihangana ari byo bya mbere kwihangana nibyo bya mbere gukundana nibyo bya mbere ubundi kwihangana no gukundana biramutse bibuze ubwo ibintu byose birapfa Prophete nuko rero iryo joro rya mbere ry'ubukwe n'umugani wawe nuko navuga ubaje icyo kibazo yenda Prophete subirane mikoro nta kibazo nuko njye mbona ku masata abantu bakoze ubukwe ngo ijoro rya mbere ry'ubukwe uko byari bimeze sinzi niba ugireba YouTube biriya no kumena amabanga y'urugo kare abantu bakuru nkatwe baba bakira abasore ariko twe twari bakuru turi bakuru bari urugo rushya rw'abageni ni urugo rwabo tubereye rushya ariko kubera Imana njye yahoraga ibimbwira numvaga ari ibintu Imana irimo kandi yateguye igihugu cya kabiri cy'imyaka mwakundanye mbere yuko mushinga urugo nicyo cyabaye hagati yo kugira ngo mwongere musubirane byari ibintu byiza binejeje kuko bwa mbere tunubaka urugo ntabwo twari tubayeho mu buzima twabayeho ngaruka kuko ndumva bwa mbere tujya no kubaka urugo dufite akamatera ka simple kandi turambika hasi urumva bwa kabiri rero noneho ejo bundi nza mfite dubure ya Dodoma iri no ku gitanda cyiza n'amakuvureri meza none ubu yaryamye neza yumva kabisa aranezerewe ameze neza urasegura musegura cyiza ndagira uramusegura ukuboko mwana we kukiri oya ntago ari umwana ariko urumva yakomereje abaga gusegura umugore akaboko koko oya nibyo kugira ngo yumve ko atari wenyine none se wibwiranye ko nabwitaje hoya navuga ati wari kugira nubwo ukavuga ati ukagira ngo ni kwa kundi kwawe ukata wimera yenda twebwe ni unsegura twebwe nuzi uko turyamana ni unsegura cyangwa mu buryama mu gituza ubwiwe rigize ibyo tubyihorere n'ababaga y'urugo ariko hari fanta winywa amazi yonyine aya magezi kamera ba
harari fanta zana shaza nako kantu bwira umukobwa uri harazana agafanta Cecile we kandi mama yitwa Cecile ubwo nivuze mama yewe mukobwa kamera bari nabwegera mubwira akatuza akabazanira agafanta mwe nabonye ari n'inkumi wasanga ni n'inkumi kandi abonye ari umusore ingaragu kandi ni urugo rw'umukozi w'Imana rwa profete nawe ni umuhanuzi umukobwa uyu ni mu rugo rwa profete yaba ari umukobwa yarezwe neza uyu nawe ni umuhanuzi aba tani okay ye hereza cy'inyuma yaziraka kihorere agafunguzo kihorere hano karahari cy'inyuma igaragaza uca impaka mu cy'inyuma utajya muri kamera uracyari umwana okay niko murakoze cyane kutuzimarira n'ukuri ariko tugikomeza ni ukuvuga ngo ibintu ukuntu bimeze uyu munsi nagira ngo yenda profete ngire ngo ngiye ku mwanya uhagije utange zenguruka inyuma ma zenguruka nta kibazo kubita umunyerezo Maria zenguruka ewe data we bihorera abo ngabo ndi kumwe na profete ujye babwira ngo ari kumwe na profete se bebe ntarakanguka okay hanyuma rero ukuntu Imana ari yabipanze nagiye ikanyarira gusenga buragemba ibintu byo gusenga muntu nkurikiye nimba ibintu byawe byaranze umushinga wa mbere ushobora kubishyiramo bigasobanuka no gusenga gusenga ubundi ukizera Imana ugapfuka amatwi buriya mu mateka wamvuga wanuka wavuga ibiki ntago njya nita ku bintu abantu bamvuze simbiha umwanya rwose ntago njya mbiha umwanya nacyo cyanshoboje kurwana intambara nyinshi nkagenda nzitsinda nuko ntita ku by'abantu bavuze mera nk'uwabyumvise bitamfasheho hanyuma nagiye gusenga ariko wa gatanu ikanyarira umuhanuzi w'umudamu n'ubu naramubuze niwe muntu wabaruriye ibintu bye aramfatisha arambwira ati mbonye utari mu rugo ati mbonye Imana igusubiza urugo rwawe ati mbonye umudamu arantu uko yigunze ati mbonye yongera guseka ariko yabivuga nkumva ni ivangirwa rya mbere numvise kuva najya nakuva ubuhanuzi ko nabyo nateganya ariko kumva nibyo ariko kumva ntibishoboka oya numvaga ibyo avuga ari byo kumva ntibishoboka ibyo kugira ngo Imana ngushubije umuryango mbonye ngo umuryango wawe utatanye utawegereye ngo uyihebye ngo ariko ngo mbonye umuryango wongera guseka ngo gushubije umuryango wawe ngo urongeye uricara uranezerewe ngo mbonye umudamu akubaha rero yashyira kukubaha waciye bugufi abana icyo cyura nagipfere twasubirana ni guruguru ni mu birere ahubwo je natunguwe n'umwaka tumaranye harumva n'umunsi guruguru hari ukareba mama bebe kunatuje oya mbere nago byaruka Yesu ataramara yaramufasha aramukanda nanjye arankanda ubu ni ukuvuga ngo hari amahane hari urukundo cyabana umva nta n'umuntu uratongana n'undi muri mwaka ngarutse nta n'urabwira undi ngo bimwe abantu wenda basa n'abatsinsurana oya kandi atari uko ibyatuma bibaha bitabaye ese mu rugo habura utuntu ariko tubikemura neza ese ibi bintu byagenze gutya na gutya ariko ihangane ijambo ihangane niryo risigaye rimubamo cyane kandi ubundi kugira ngo nsinde kugira ngo n'umuntu ushaka ko duhuza ajya ambwira ngo ihangane n'ibizongera umbwira iryo jambo bundangije niyo waba wankosheje ukamwe ngo ihangane n'ibizongera ijambo ubundi kwihangana ni intwaro ya mbere y'umukristo kwihangana biri mu ntwaro zose z'Imana wambara ngo kwizera mwongereho abo ngo kwihangana mukongereho ruvuga ngo ijambo bita kwihangana patience udashoboye kwihangana n'agakiza kaba kakunaniye hanyuma rero ukuntu Imana ari yabikoze kuko uwo mudamu yamaze kumpanurira arambira ngo kandi mbonye mugisubirana Imana iguha umwana w'umuhungu uko niko yamanuriye ikanyarira hejuru ku kazu k'amabati gahari anuze mundangire ntabwo nduzongera kumubona icyo kibazo nagize ngo yari yavuye ku Gisenyi yari umudamu w'inzobe rwose umunyagisenyi binagaragara rero ndamwihorera numva ari ibintu bitabaho arambwira ati uza Imana izahita iguha umwana w'umuhungu byihuse uwo mwana amuvuga ntaho nshaka kuvuga ibyo yamuvuzeho icyo gihe ramwe ati kandi uwo mwana bizamera gutya bizagenda gutya umudamu amutwite mbonye bamurwanya cyane baramutega baramuroga ariko azavuka kandi azabaho yitwishobora byose tinya ko n'uyu munsi n'ikintu naramuhishe reka kivugira ahita cyumva uwo mugore ni wambwiye ngo uwo mwana navuka azimererwa kujya mu rusengero umaze amezi abiravutse nari naramwangiye atazi impamvu namwangiye kumujyanayo nari narabimuhishe ubu rero babiri yaruzuye none reka byanga urusengero hano
dore nguru ntabwo umwana ari yemerewe kujyayo bagacuruza Imana ari yarabimbujije bagacuranga yumva cyane mama yasengaga y'umubyizi ku cyumweru yari yemererwa kujya mu iteraniro kandi umwana ntamujya amezi abiri yararanye ese yasiga umwana yari kujyamo hanyuma ruvuga ngo yari yarambwiye ngo amezi abiri atarashira ntuzajyana umwana mu rusengero izi ntambara yenda ubanza unasoze gato kuri ubwo uhanuzi ngire ngo wari kutubwira icyo umuhanuzi yakubwiye nyuma yuko ahubwo kuzabona umwana w'umuhungu akakubuza kumujyana mu rusengero yego hanyuma ariko ubu niwe mu cyumweru gitaha kuri iki cyumweru dufite igiterane ariko igikurikiyeho nyine tuzamujyana tunakora umunsi mukuru w'ibirori no gutangaza amazina y'umwana no byo bita gusohora umwana hazaba hari ibirori bikomeye cyane mu cyumweru cya kabiri gusa ntimwamwisera izina ryo rirahari ariko turaritangaza ntiburitangaze hano oye turije imbere ya kamera mu itoro tutararivuga nugaruka uzaze muri ibyo birori tuzarikubwira yego nuko ariko wenda nakubwira rimwe da nta kibazo yitwa parfait neza ngo ni pacifique parfait impumuro nziza y'umwuka wera none se impumuro nziza iri mu rugo iwanjye sihari impumuro hanyuma uwo mudamu uramaze kubimbwira tinya ko yabimbwiye ku wa gatanu ku wundi wa gatanu naraje byihuse by'igitaraganya ahubwo rwanda naraje ari ku wa gatatu ku wa kane hari ku wa kane ntabwo munsi yawe wibagirwa naje ku wa kane naje ari ku wa kane yabimbwiye ku wa gatatu nza ku wa kane urumva unatari umuhanuzi koko reka sora nk'umuhanuzi nkuvuga ngo iyo ni Imana iba yakora ni Imana iba yavuganye n'abantu tuye nyine ikibazo gisigaye kiriho abantu basigaye mu nakuzanira ubuhanuzi ukamubonamo Imana yawe reka urabyo marijwe ry'Imana Imana ibinyuze muri we ariko si we Imana ujye Imana icyubahiro rero iyo ni Imana yadusubiranyije kuko yakoreye muri uwo muhanuzi ariko wa gatanu ku wa kane tutadusubirana rero ko yari yabivuze nahageze mu kwa kabiri mu kwa gatatu ahita asama hano uhita uvuga ko gahunda y'Uwiteka nta kiha avukamo umwana mwiza cyane ndabaza gufata agafoto ke ntabwo twamushyira muri kamera mu biganiro ariko ni umwana mwiza cyane mwiza cyane w'umuhungu witwa Mpumuro rero ndumva rero keretse nimba ari ikindi hari ikintu waruvuze yenda ngo kujya kubyara azavugera bimugoye wari utangiye kubivugaho nyine kamera bisa nkaho bisubiye hasi ngira ngo nacyo niba ufite ubuhamya n'ikimana oya uyu mudamu mu bana batatu yabyaye uwa mbere twaramuherekeje tugiye kwa muganga mubyarira mu nzira tumumubyaza gihe n'umubyeyi wari waduherekeje hanyuma uwa kabiri yamubyariye mu nzu iwanjye yinjiye mu cyo ni uwa kabiri ni uwa gatatu aha ni uwa gatatu nari mbyitanije uwa kabiri nawe twarongeye tumuherekeje ageze hamwe yabyariye uwa mbere nanone ahita abyara n'undi urumva ntibyamugoye ibyo umuntu ubyariye mu nzira ntibiba bimugoye uwa gatatu ari nawe uriho imyaka 10 w'umuhungu yinjiye mu nzu agiye gufata igikapu ngo bajye kwa muganga ahita abyarira mu cyumba urumva ntibyagoye none uyu rero uyu wavutse yayirayeho ayirirwaho ajya kwa muganga mu gitondo indiragorana abaganga akamubwira ati umwana yanze gucurama umwana yacuramye ariko ntaza babo ibintu birakomera abaganga bagira ubwoba hanyuma banzara mu byaye saa 8 saa 7 mwaho yego yayirayeho yayiriweho ubundi ni ubwa mbere byari bitubayeho ariko Imana yari yambwiye ko ateze aho nahagereye nyine niho nahise nkuraho umutego wari uhari nk'umunyamwuka nyine wese uzi kwirukana imbaraga z'amaroza ariko ari narabimenye nyine ko ateze umwuka w'Imana ngira inama arambwira ati uhite ubikuramo none aha agitwite ko wahita ugundagurana n'umurozi uko ukuramo yongera ukuramo ashyiramo nowe murekagire ngo yaragufatisha uzabikuremo umunsi wo kubyara umwuka yaratugira inama gutyo umunsi wo kubyara rero mbikuramo umwana ahita avuka gutyo urumva ko yavutse mu buryo bugoranye ariko niwe mwana uvutse byibuze mu bihe byiza by'umunezero by'ibyishimo utazahura na stress nimwe utazahura no kurya ikijumba kitagira amata kitagira uburisho yego nta impaka zarashize duhuye tugendeye ku by'Imana avuganye natwe ubwo buzima ashobora kutazahura nabwo bwo kurya ibijumba bisa nahingiye abandi bari ibyo nahingiye none uyu munsi urarije abakozi ba timukure cyangwa muzane
mugure mukore mugire mutya Imana naho nyine bigejeje naho bigejeje kandi turayishimira uyu munsi wa none ntabwo ndi muri babana ushobora kujya guhingira umunwa amafaranga cyangwa ibyo kurya Imana ifite ukuntu yabinyuje mu nzira nziza ikagenda ikoresha n'abavandimwe b'inshuti twasenganye Imana yagikorana natwe muri ubwo buryo akavuga ati genda ugura umuceri w'abana muri ubwo buryo kandi twibereyeho nta kibazo. Yenda gato mbere kugira ngo tugire ku musozo kugira ngo tureke na gahunda z'urugo zikomeze no kuvuga ngo ndashaka ko ni nk'impuguro cyangwa se ni nk'isomo ry'umunsi cyangwa ngo ni inama y'umunsi ariko si inama y'umunsi uko ni inama y'ibihe byose mwaha ku bantu ku makimbirane yo mu rugo n'ikemuka ry'ayo makimbirane ndetse no kurambana ku cyo tuba twarasezeranye donc ku cyo abasezeranye baba ku cyo abana baba barasezeranye. Ikintu cya mbere bihangane ndumukozi w'Imana pe ariko ngiye gukoresha umugani w'ikinyarwanda rwose. Abanyarwanda baciye umugani ngo wirukana umugore uguguna igufwa uje akarimira bunguri. Ni ukuvuga ngo ushobora kwirukana umuntu wahaye ingeso uje akayikuba gatatu. Rero naje kubivumbura nta mugore uba mubi aba mubi kubera uko wamugenje, nta n'umugore uba mwiza aba mwiza kubera uko wamugenje. Babajije Pastor Mpyisi reka mbivugeho baramubaza ngo ari umugore ufite umutima mubi ariko akaba mwiza cyane n'umugore mwiza cyane mubi bigaragara ko afite umutima mubi mwiza mwiza washaka nde? Mpyisi ati dorere none se ko umutima uhinduka isura irahinduka nuko yashubije. Rero buri umuntu wese ava akagera yahinduka yaba mwiza bitewe naho agiye naho umushyize n'iciciro agezemo. Nta muntu mububaho aba mubi kubera aho hari n'ibitumye aba mubi. Rero urugo kugira ngo rubeho cyangwa rusenyuke abantu babiri bashakanye babigiramo uruhare bombi. Ariko cyane umugabo reka mbabwire niwe mutwe w'umuryango. Urakoze cyane niwe mutwe. Nuvuga ngo umutwe wavuyeho umuntu ntabaho. Kubera iki? Reka nkwereke uko impamvu. Abagore ni abantu bakunda keya. Kabiri bakunda guteteshwa. Urakoze. Abagore ni abantu bakunda amagambo. Imana imbabarire nimba mvuze nabi cyangwa n'abantu banyumvise. Bakunda amagambo aryoshye. Umugore ujugamo gati mama gipucuri wiri ute ariko none kusa neza naje afite 90 arabyina yishimye. Umugore wamucacuye uryo ukaza umubwira yateka gabata ariko watetse ibiryo biraryoshye we wagera mu cyo bata nuko washashera kicyuma ko kiburiye. Abagore bakunda gushimwa iyo umubwiye ko yakoze ibintu byiza nta ntonganya zazabi wawe. Ariko ukica abagabo nukuza kantu kose abonye akagira intambara. Ariko ngibi nibiki niko ariko ubundi uruzuye mu mutwe hari nibiki. Abagore banga umuntu babwira nabi mu mateka uvuze nabi ntuburi umugabo nawe uhinduka icyo imbwa mu rugo cyo ntazi. N'abagabo benshi baca abagabo babinyuma biterwa na stress yashize mu mutwe w'umugore we. Se ko abagore bisasu oya bisasu burya wari mugize ndakurahira. Abagore n'abantu umva pasi nturashaka ibyo abagore n'ubizi bayeho n'imyaka mike byereka nkubwire mfite nararibonye mu ngo bahamagara kunga ingo nyinshi ubu ni no mu mavuta yo kunga ingo ziri gushwana. Uzi kizima nkubwire prophet aho ngo twagire deba nuko umugabo iyo atari umugabo ufite Imana muri we kuko hari igihe uko umugabo ashobora kubazamuka n'umugore nawe umutima yawe ugira ahubwo guca bugufi k'umugabo niko kuba ku rugo. Urakoze cyane. Kuko umugabo yazamutse urugo rurasenyuka ariko umugore ashobora kuzamuka umugabo yabyora akomeza akazamuka kitumbagiza yageza hejuru akazahanuka katagaruka. Mwereke abagore bigitsire bikidaca genda nabazi benshi cyane kandi bari mu ngo abagabo babo batuje ariko ingo zimeze neza. Ariko umugabo yazamuka ari umunyamahane urugo ntirubaho ntabwo rubaho. Buri umugabo nimba ushaka ko byamaze iminsi mbwira abantu nimba ushaka kubaka urugo neza uhinduke nk'inganzwa ariko utariyo. Ibintu byose uce bugufi worohe uhinduke nk'inganzwa ariko utariyo ntubeyo ariko uhinduke nkayo. Oya nushaka unabeyo ariko ikindi kintu uhinduka no kuba ikintu no inganzwa izajya mu ijuru byaretse mu murongo nta nganzwa yabona ijoro kuko Imana yakugize umutwe ugomba kuyobora urugo. Iyo ubaye inganzwa n'ubukiri uyoboye ni ukuvuga ngo wagiye
umugore w'umurongo w'Imana niba umugabo w'ingare umugore w'ingare wazajya mu ijuru umugore w'ingare umugore w'amahane se umugore utagira amahane abaho umugore utagira amahane abaho nakabaho wase reba ica reba ku ruhande rwa reba ukuntu yifashe nk'umubye guhazwa umbwire ngo reba ayo mahane ari hehe oya buriya mahane nemera reka mbwira amahane abafite nta muntu umumenyera nta muntu uzumuzana ngo yererere nta muntu umuzana hutwo nuko umugore wo gutagira amahane umukecuru w'ubushyuhe niwe ni wa wundi uca abantu nta musore wazanaga ni wa wundi warese akurura ni wa wundi bakubise ku kibuno basomaguye atari umugabo we utagira umugore w'amahane umugore ko ari igihoni umugore w'amahane ahubwo ingare ushatse kuvuga iyo abaye ingare nyine nibwo umugabo ahinduka iki inganzwa nicyo bisobanuye nyine guca bugufi k'umugabo niho kuba ku rugo niko kuba ku rugo ibintu byose niba uri umugabo udaca bugufi abantu barindiriye ko umugore azaca bugufi kaboneka kubaka urugo ntabwo uzubaka uzabara muri ndabihakanye inama nkugiye we mugabo ca bugufi mu rugo rwawe ikibazo nikihavuka ugikemure mu magambo yoroheje abagore banga umuntu bakanga uvuga ijambo rimukanga zimwe ariko se ibi byabagenze bite nyine urumva ni atavuga ariko se wundi okay tubyihorere ubundi gendira ijambo ryitwa tubyihorere ubwo ntibizongera niyo mbonye uzamutse niryo jambo ngira cyane okay ntibizongere tubireke ntibizongere ubundi abantu bakoze nk'ibi byabatwara iki ntibizongere tubireke izi ni inyigisho zabubatse ni mu kiganiro gikurikira yes nizikurikira Prophet aragushimiye cyane yego nukurereza kinanasi wawe aho ngaho asibwira icyo abwira abantu gira inama ubwira abadamu kugira ngo iba urugo rwaba rwarasenyutse rwongere niba cya giti cyatemwe cyongere gishibuke kandi gikomere kandi kizongere kumukundi gira inama ubwira abadamu atubwiye amabanga y'abagabo bagomba kureberaho tubwire noneho ibanga ry'umudamu unagire yenda icyo ubwira tunasoza ugire n'ijambo ubwira irindi sezerano dusezeranya Prophet ibintu bigende neza reka ibintu birakomeye muri iyi minsi ni yanyuma turi mu nyongeza ni ukuvuga ngo yewe ubutumwa naho abantu ubundi cyambere nge nakomeje nkubwira ni urukundo cyambere ni ugukundana ikindi cya kabiri ni ukwihangana ariko urukundo rurimo tipu nyinshi urukundo rurigira gute rurihangana rurababarira kandi rugira gute nyine rwihanganira byose nyine rurababarira urwo ni urukundo rusange urwo ni urukundo rusange tujye muri rwanda rw'abashakanye rwo noneho rwera n'imbuto icyambere ni ugukunda umuntu mwashakanye ubundi ni ukuvuga ngo buriya umugabo agiye nka kuriya ukavuga ngo reka nanjye njya aha ngaha ngire gutya nkubwijije ukuri ko iyo agenda nanjye nkasigara mu byanjye nkatangira guca hirya no hino nanjye nkajya mu byanjye nkajya hirya no hino ndakubwiza ukuri ko ntabwo twari gusubirana kuko nanjye nta garuriro nari kuba mfite nta garuriro nari kuba mfite pe nise ko nari kuba mfite abandi ubundi ari kuba nyine agaruka ajya hehe ari kubaje kuzuza inshingano ko ari kuba ufite abunganizi bazikoze cyane ubwo rero ikintu cya mbere ni urukundo ikindi cya kabiri ni ukwihangana no kubabarira nyine kugira umutima w'imbabazi kuko natwe twarababariwe ku bwa Yesu Kristo umwami wacu ubwo rero kandi utababarira ntago azima nta nubwo azabona ijuru abantu baramuri shiku mu gitondo shiku ugasanga nikosa ryabaye kubikomozaho nagiraga amahane nagiraga gute amahane narayagiraga sibyo ariko ni ukuvuga ngo hari harimo n'ubwana urumva niya kamere wazamukanye yuko nta musore uzakumenyera nta musore uzamenyera ikindi cyongeho hari harimo kirimo n'ubwana yaragufatiranye biragira noneho rero harimo n'ubwana noneho navuga ko wenda na stress z'ubuzima nabayemwo nakuriyemwo kuba ntararezwe n'ababyeyi nkarerwa mu mafamiye ibyo byose byabaga ari ibintu by'ibikomere mfite ugasanga umutima wanjye ntabwo utuje ariko ubu umaze gukura ukuri ubu narakuze nzi ubwenge zibanga nzi ubwenge
nanjye maze kugira umwana w'umukobwa w'inkumi namubonye ndumirwa nagira inama ubwo se najya kwirwa ncihagurana na papa we umwana areba nawe ejo akazashihagurana n'umugabo we ujye umutetesha nabonye mukuramo inkweto mbona mwoza ibirenge mbona musokoza umusatsi ndavuga nti dawe ibi bintu nta muntu ubaho ntahinduke umuntu arakura ibintu bimuhe narakuze ndashaje ntago wasazira rero imvi ziba y'uruyenzi neza dore urugo rwiza n'ijuru ritoya ubu imvi zirimo nuko nashyizemo agatambaro musengesha umwuka iteka Kristo niwe rufatiro nukuri nawe wakoreye Imana ngakorwe risani kuririmba bari byo bitunze abantu ubu ngubu byonyine ubu ngubu mba ntunze etaje 200 i Kigali ariko Imana ishimye cyane kuko bibezereza nishimye kandi nzagaruka ni karibu ikosa rikomeye abadamu bajya bakora nirihe bigatuma urugo runasenyuka kandi yena n'umugabo yaciye bugufi ngewe ikosa rya mbere mbona abadamu bakora nuko kudaca bugufi nyine bakumva ko ari ibitangaza ko kudaca bugufi ngo afite abandi bagabo bandeba bananjyana afite abandi bantu bagira gutya ndakomeye yahura n'ikigeragezo ntabashe kukihanganira hariho nk'ukuntu mu rugo ubukene bushobora kuza bukabatera ugasanga umugore ntabwo abyihanganiye akatajya ku isantere akajya kwishakira umugabo umuhifira akavuga ati ibyo narya agasinki bibona igitengera nambara agasinki kibona umusatsi nakoresha agasinki ukoresha naracupiye mbaye ingegera none reka nanjye nce hirya ibyo ngibyo umugore ufite ibitekerezo bimeze gutyo ntabwo ashobora kubaka ngo bikunde ubwo rero ikintu cya mbere ni ukunyurwa n'ukuri nimba ari n'ikibazo kibayeho nko mu buzima nk'uko ubukene bukaza ukamenya kubwihanganamwo si nimba ari n'ikindi kibazo nyirizina kivutse buriya nta zibana zidakomanya amahembe niko Abanyarwanda bavuze nyine ukumva ko ari ibintu bibaye ariko bigomba guhita birangira mama Prophet urakoze cyane yego urakoze nawe nizere ko ibintu byose bimeze neza ndashaka uri sengesho rwose dusozeraho uba rusabira umugisha ingo ariko ugira ijambo bwira Prophet n'ukuri burega ariko bino byishimo ufite ubundi iyi minsi wigize ubigira mu buzima bwawe ijambo mubwira nawe ararizi ndamukunda nta rindi ntarindi nakurebesha burebona kana kamujisha yewe Prophet we nawe mama Prophet oya twagiye ariko nta kibazo ndishimye cyane yitwa Prophet ugira shebuja Vedasta rwose Aeberi Nyarusange umuhanuzi w'Imana nugera hano Nyarusange uzakate hirya gatoya masengesho yo kuwa kabiri harya kuwa gatatu guhera mu gitondo saa 3 kugeza saa 10 waba utuye mu karere kawe cyangwa ka Nyanza byaba bikorohera kugera ahantu kuri Aeberi Nyarusange ngwino kuwa gatatu tubane mu masengesho hamwe n'umukozi w'Imana Prophet Vedasta hanyuma indwara zirakira urabohoka nibyo nta nubwo ari urwenya hano abantu barakira abantu barabohoka abantu barakira agakiza ejo bundi nuko mushumba yagize akazi kenshi dufite igitarane ku cyumweru barimo barwana nacyo yiza akazi kenshi arimo ambwira ngo hari ibintu agiye kwakira bije n'imodoka aje kare twakoresha akaganiro gato ariko atanaje kare twazagikora ubutaha hano kuri urusengero niwe muhanuzi wenyine ku musozi w'iwabo uyu munsi niko bimeze niko bimeze ntago ari ugukabya abazaze bari umusozi w'iwabo wenyine hano niho mvuka niho nkorera umurimo ndi umuhanuzi iwacu bimwe bibiri bivuga ngo ntibishoboka je narabikoze byarakunze byerekana ko nta kinanira Imana hanyuma ejo bundi ni ubwa mbere mu mateka y'iri torero twabatije abantu 70 mu mateka y'iri torero mufite nama 70 nshyashya abantu 70 uzi insengero z'Ikigali zifite abakristo 70 bazo bwite twebwe hano tugira 800 abo niho utinyirisi rero turabafite urusengero rwacu rwituramo abantu 800 900 ruruzura reka dema Prophet asabire umugisha hanyuma ikintu nshaka kumubwira jewe ariko twari tumwibye mu gukorera Imana kwanjye ni wumpa avantage agomeza mbere avantage dukorera Imana kandi izaduhemba izanaduha ubugingo bahaye aho kuba nicyo mubwiye umunsi kubana n'ibindi byose hanyuma agomeza nkunde nanjye ndamukunda kandi ndanamwemera uzanamutetesha ndamwemera pepe ndamwemera sawa sabira umugisha ingo
zose kandi usabire n'umugisha umugabo wawe umwatureho amavuta hagira n'imbwota amasimbe ejo bundi agazaba yuriye indege agiye kubwiriza mu mahanga bikaze simpanuye se simpanuye niba ejo bundi nkavuga ngo narahanuye abantu bazabanga ngo warageragezaga okay mama prophet umwanya no usabire umugisha kandi nukuri n'abantu baradukurikiye bose umugisha babeho usabire n'amahoro y'ingo zose zo kwisi katujye imbere y'Imana amen nanone Uwiteka Mana ikomeye Mana idukunda tudakwiriye Mana ifite ubutware n'ubushobozi twongeye kugaruka imbere y'ubwiza bwawe gitare kisungwa n'amahanga turagushimye turaguhimbaje wabanye natwe watubereye maso nyagora ku ngoma twahuye n'umutekano ntitwahuye n'imvura ntitwahuye n'uruzuba rukakaye data mwiza ushimwe kandi uhabwe icyubahiro nyagora ku ngoma rero ngushimiye ibi biganiro tugiranye n'ukuri wabaye hagati yacu ushimwe kandi uhabwe icyubahiro data mwiza rero nongeye kuza imbere y'ubwiza bwawe nongeye kuzamura ingo mu ngo by'amasengesho nyaguhora ku ngoma n'ukuri nkweretse ingo zirimo zisenyuka reka uba ari wo kuzibera umuhuza data mwiza kandi zirimo zidasenyuka nazo n'ukuri ukomeze kuzigaragariza reka data mwiza Abanyarwanda n'Abanyarwandakazi ukomeze kuduha urukundo kandi rufatika tuzi yuko urukundo ari rwo rusohoza ibintu byose n'ukuri reka utegeke kandi uganze kandi uduhe kukubaha uduhe kugukunda kandi uduhe kugukorera ngaho rero bana natwe komeze kuturengera ndagushimye kutajya ubura kugenza bawe ndagushimye ko wongeye kuduhuza data mwiza ubwo twebwe twabonaga ibyacu rwose byararangiye bigeze ku musozo ariko wowe na nyuma y'ezeru urakora ushimwe kandi uhabwe icyubahiro data mwiza rero ngaho bana natwe ukomeze kutugirira neza ukomeze guha umugisha aba basore badukoresheje ibiganiro ukomeze kubabera Imana kandi nabo uzabaha ingo nzima nyaguhora ku ngoma uzabagirire neza gitare kisungwa n'amahanga ngaho rero bana natwe ukomeze kudufasha muri byose nakubwira byinshi ngenda umwana w'umuntu gusa ibidukwiriye nk'Imana urabizi reka ibyo ubona bidukwiriye wazaduha tukaronka ubugingo bwawe wari byo duhana n'abakwizera bose bo munsi y'ijuru mu izina rya Yesu Kristo niho mbisabye nizeye urakoze amen n'izindi ngaragu zose uzigirire neza Mana n'ingo zatandukanye ubasubiranye Mana ni mu izina ryawe ryera kandi rikomeye amen Imana ibarinde turabakunda cyane Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe